iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Mwaramutseho neza nshuti bakunzi, amahoro y'Imana bane namwe uko muteze amatwi. Mbahaye ikaze mu isomo ryacu ry'uyu munsi tugiye kwiga, ndetse n'umurongo wacu tugiye gufata mu mutwe. Uyu munsi ndumva tugiye kuganira ku isomo rifite umutwe ugira uti ubwenge. Ubwenge. Hano mu Migani igice cya 7 umurongo waho wa 4 ni nawo murongo turi bufate mu mutwe. Bibiliya irambwira ngo ubwire bwenge uti uri mushiki wanjye, n'ubuhanga ubwite incuti yawe. Wow! Ubwire bwenge uti uri mushiki wanjye, n'ubuhanga ubwite incuti yawe. Umva ariko ano magambo disi we, niba uteze amatwi aho uri hose, haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga, bwira umutima wawe kano kanya. Ubwire uti rero ubwenge wowe uri mushiki wanjye, kandi buhanga uri inshuti yanjye. Ubwire ubwenge uti uri mushiki wanjye, n'ubuhanga ubwite inshuti yawe. Mwene magambo, wari ukwiye kugirana isano n'ubwenge, ndetse mugasa nk'aho muva indimwe. Wari ukwiriye kuba inshuti n'ubuhanga. Ubuhanga bwari bukwiye kuba inshuti yawe, ubwenge bwari bukwiye kuba umuvandimwe wawe. Ndavuga ubwo mufitanye isano. Imana itugirire neza, kandi Imana idufashe mu gihe dutekereza kuri uyu murongo, no mu gihe turi gutekereza ku bwenge. Ubwenge ni ukumenya uko ukoresha ubumenyi ufite mu buzima bwawe. Hari abantu bitiranya ubwenge n'ubumenyi, ariko ndagira ngo ubumenyi ni ibintu ugenda wigishwa hirya no hino, cyangwa se wabyiga mu ishuri, wabyigishwa n'ubuzima, kuko ubuzima hari byinshi butwigisha. Umwana aravuka agahita amenya yuko agomba konka. Urumva ubuzima nibwo bumwigisha. Donc uko umubiri wacu wubatse bigenda bitwigisha ibintu byinshi. Noneho ibyo umubiri wacu cyangwa se nature igenda itwigisha byose byitwa ubumenyi. Ari ibyo twigisha, ari ibyo twiga mu mashuri, byose byitwa ubumenyi. Noneho ubwenge ni ukumenya uko ukoresha ubumenyi neza ufite mu buzima bwawe. Iyo uzi gukoresha neza ubumenyi ufite mu buzima bwawe, icyo gihe uba ufite ubwenge, haba ari mu buzima bw'umwuka, haba ari no mu buzima bw'umubiri. Reka rero turebe icyo igitabo cy'Imigani kitwigisha kuri iyi ngingo y'ubwenge. Imigani igice cya 2 umurongo waho wa 7, umurongo twafashe tugitangira kwiga iki gitabo, tukawufata mu mutwe, ndetse nizera ko benshi muri mwe mukiwutekerezaho. Uravuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ryo kumenya, ariko umupfapfa ahinyura ubwenge n'ibibwirizwa. Urumva, kubaha Uwiteka ni ishingiro ryo kumenya. Mwene magambo, umusingi nyawo ukomeye wo kumenya iby'ingenzi witwa kubaha Uwiteka. Dore ubwenge rero. Imigani igice cya 9 umurongo waho wa 10 biravuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge. Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, kandi kumenya uwera ni ubuhanga. Wow! Kumenya uwera ni ubuhanga. Rero umusingi w'ubwenge ni ukubaha Uwiteka. Icya kabiri, ubwenge buhesha icyubahiro. Ubwenge buhesha icyubahiro. Imigani igice cya 2 umurongo waho wa 9 haratubwira ngo
bizakubera imitamirizo y'imbabazi ku mutwe n'imikufi mu ijosi. Mu yandi magambo rwose ibi bintu by'ubwenge bizakurinda. Niwumva uko wigishwa, niwumva imiburo uhabwa, baba ababyeyi, yaba papa wawe, yaba Imana, byaba ibyo wumva mu ijambo ry'Imana bivuye mu kanwa k'ababwirizabutumwa cyangwa se umushumba wawe, niba kwigisha ukuri kwa Bibiliya koko, ibyo bintu byose ukumva ko ukwiriye kubikorera kugira ngo Uwiteka ahabwe icyubahiro, ubwo uri umunyabwenge. Ibi rero bizakubera icyubahiro, bizakubera ikamba. Icya gatatu, ubwenge buturinda ubusambanyi. Imigani 2:16 haravuga ngo, nuko uzakizwa umugore w'inzaduka. Uze gusoma haruguru urebe, nukunda ubwenge dore icyo buzakumarira. Uzakizwa umugore w'inzaduka, ndetse uw'inzaduka ushyeshyengesha amagambo ye. Urumva? Reka mureke uno mugore, gusa ubwenge buzamukurinda. Icya kane, buzatuyobora. Ubwenge buzatuyobora. Imigani 3:6 Bibiliya irambwira ngo, uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Uyu ni bwenge. Icya gatanu, ubwenge buzaduha ubuzima bwiza no kuba bashya. Imigani 3:8 Bibiliya irambwira ngo, bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokoro mu magufwa yawe. Muyandi magambo, nugira ubwenge uzagira ubuzima bwiza kandi uzarushaho kuba mushya. Icya gatandatu, ubwenge butanga cyangwa se buzana. Imigani 3:9-10 haravuga ngo, wubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose, nibwo ibigega byawe bizuzuzwa kandi imivure yawe izasendera imitobe. Mwana magambo, ubwenge iyo bufite bukuzanira ubukire. Kubera iki? Niba ubutunzi bwawe uko ubuzi ubukoresha kugira ngo Uwiteka ahabwe icyubahiro. Hari abantu babwirwa gutanga icya 10 bakavuga ngo hari abantu babwirwa gutanga amaturo bakumva bagononwa, ababwirwa kugira neza batanga bakagononwa. Ibyo byose ni ibintu bitatuzanira umugisha, ahubwo bituzanira umuvumo. Bibiliya rero iri kutubwira ngo iki? Niwubahisha Uwiteka n'ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose, iki gihe nibwo ibigega byawe bizuzuzwa. Mu yandi magambo, uko utanga niko uzabona ibindi. Iri hame muzarigerageze. Umuntu utanga ntajya buri ibyo atanga, ariko udatanga n'ibyo afite ntamenya ko abifite. Icya karindwi, ubwenge buruta zahabu, buruta amabuye y'agaciro abaho yose. Imigani 3:14 Bibiliya irambwira ngo, kubugenza cyangwa se gushaka ubwenge biruta kugenza ifeza. Donc bikwiye guhabwa agaciro kuruta gushaka amafaranga, kandi indamu yabwo cyangwa se inyungu yabwo, icyo bubyara kiruta izahabu nziza. Igice cya 8:11 Imigani 8:11 Bibiliya iratubwira neza ko, kuko ubwenge buruta amabuye ya marijani, kandi mu bintu byifuzwa byose nta gihwanye nabwo. 19 w'iki gice ukavuga ngo, imbuto zanjye ziruta izahabu, nukuri ziruta izahabu nziza, kandi indamu yanjye iruta ifeza y'indobanure. Ubwo ni ubwenge burimo kukubwira.
shaka ubwenge nibwo uzaba ushatse ibitangirika, nibwo uzaba ushatse ibihoraho. icya munani ari nacyo cya nyuma, ubwenge buhesha ubuzima burambye, bugahesha ubukire, bugahesha icyubahiro, bugahesha n'amahoro. Imigani 3 umurongo waho wa 16 n'uwa 17, Bibiliya irambwira ngo mu kuboko kwabwo kw'iburyo bufite kurama, ubwo ni ubwenge, no mu kw'ibumoso bufite ubutunzi n'icyubahiro. Inzira zabwo ni inzira z'ibinezeza, kandi imigendere yabwo yose ni iy'amahoro. Imigani igice cya 9 umurongo waho wa 11, Bibiliya hano irambwira ngo nijye uzakugwiriza iminsi, nkakungura imyaka yo kubaho nkawe. Ubwenge niko buri kukubwira, niko buri kumbwira. Ubwenge buhesha ubuzima burambye, buhesha ubukire, ubwenge buhesha icyubahiro, kandi ubwenge buhesha amahoro. Uze gusoma Imigani igice cya 3 umurongo wa 19 n'uwa 20, urebe icyo Imana ikubwira. Reka tuhasome twihuse. Bibiliya irambwira ngo Imigani 3 umurongo wa 19 n'uwa 20, Bibiliya iratubwira ngo Uwiteka yaremesheje isi ubwenge, kandi yakomeresheje amajuru ubuhanga. Kubwo kumenya kwe amasoko y'ikuzimu yaratobotse, kandi ibicu bitonyanga ikime. Ibi byose ni ukuboko k'Uwiteka. Imigani 4 umurongo waho wa 7, Bibiliya iravuga ngo ubwenge muri byose nibwo ngenzi. Nuko rero shaka ubwenge, ndetse ibyo utunze byose ubishakishe ubwenge cyangwa se ubuhanga. Imigani 7 umurongo waho wa 4 twawusomye. Ntuwibuka se? Ubwire bwenge uti uri mushiki wanjye, n'ubuhanga ubwite incuti yawe. Ubwenge bukwiriye gukundwa. Imigani igice cya 8 umurongo wa 35, ari naho nsoreje, haravuga ngo kuko umbonye wese aba abonye ubugingo, kandi azahabwa umugisha n'Uwiteka. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda, kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi